Twongeye tubahe ikaze kuri DJP Global Hub. Ese we munyeshuri washoje uyu mwaka wa 2026, nawe iri tangazo wararibonye? Hamaze iminsi hacicikana itangazo rivuga ko reka turibasomere twihuse tunarebe noneho ukuri kubivugwaho. Hano iri tangazo ryavuga ngo Repubulika y'u Rwanda, Minisiteri y'Uburezi, itangazo kwa 17 Kanama 2026. Minisiteri y'Uburezi yishimiye kumenyesha abakandida, ababyeyi n'abaturage bose ko amanota y'ibizami bya leta bisoza amashuri abanza P6 n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye Senior 3 umwaka wa 2025-2026 azasohoka kuwa kabiri tariki ya 18 Kanama 2026 saa 9 z'amanywa. Mushobora gukurikira ayo makuru munyuze ku rubuga rwa YouTube rwa Minisiteri y'Uburezi, iyi ngiyi mugenda mubona kuri screen zanyu. Minisiteri kandi iboneyeho kumenyesha abaturarwanda bose ko umwaka w'amashuri 2026-2027 uzatangira kuwa 7 Nzeri 2025. Aya makuru NESA yaje igira ikintu iyavugaho, bingira ngo twihute tureba vuba cyane rwose. Hano ikintu NESA yaje iyavugaho, NESA yayavuzeho iki? NESA yaje iyavugaho, yahise ivuga ko iri tangazo maze iminsi mubona rwose atari irya nyaryo, ari fake. Iri ni itangazo ritari ryo, urabona ko yaje igahita ivuga rya tangazo tumaze kubasomera, urabona ko yaje igahita ishyiramo iri jambo fake news. Muri make iri tangazo nta gaciro rifite, ntabwo ari ryo. Ubwo byumvikane ko abantu mwari mwiteguye ngo kuraba amanota kuri 18 rwose, ubwo ni kwa kabiri rwose, mwumve ko atari byo, ahubwo ukuri kuzatangazwa na NESA. Gusa nanone ni vuba. Noneho namwe banyeshuri uko mugenda mubona ibihwa rwose mugende mwitonda cyane, ni na byinshi n'amanota amaze gusohoka, hari byinshi bigenda bigaruka. Niyo mpamvu tugira ngo mujye mubana natwe. Wowe uko ubonye iyi video, kora subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubona amakuru yizewe apana ibihuha. Murabona ko iki cyari igihe mwe mumaranye iminsi, hari benshi bavuga kuri 18 muri comment, mwagendaga mutera buri munsi, mugenda mutera comment muri video tugenda tubakora, ariko amanota nubwo utatubwira umunsi ni kuri 18. Oya, murabona ko ni fake, iyo NESA yabitangaje, ngira ngo muragenda mubibona cyane. Murana ko ari kuri X ya NESA cyangwa se Twitter ya NESA niho amakuru yavuye. Ibyo ngibyo ngira ngo mubashe kuba mwabisobanukirwa, ndakeka mubibonye. So noneho nawe ugeze kuri umuyoboro ari ubwa mbere, wumvishe icyo usabwa gukora, kandi noneho tukwibutsa ko dufite cyangwa se tubana na application guidance ifasha abanyeshuri kugenda babona amakuru ndetse muri application zigiye zitandukanye. Reka tunayirebe. Every year, countless opportunities await students like you. Scholarships, internships, and training programs are within reach. But many miss out due to lack of information. That's where application guidance comes in. We provide verified opportunities and guide you through every step. Parents, join us to support your children's future. Don't let life-changing opportunities pass by. Join application guidance today and start your journey to success. Aho nuko turabashimiye mwese twabanye. Iyi video mugeze kuri benshi, mwisharinga myiza ku banyeshuri benshi bari bazi yuko ukuri ari kwa kabiri. Ndabizi bose ntago babasha kubona amakuru yihuse, niyo mpamvu tubashishikariza kugira ngo mwisharinge. Ciao ciao.